bwose buranezeza kandi burahesha data icyubahiro. Imana yaremye umuntu imuha ubutware bw'ibyo yaremye, ariko irebye isanga atari byiza waba wenyine muri Edeni. Ubukwe ni bwiza, ubukwe ni bwiza bwose buranezeza, buranezeza kandi burahesha. Turabasuhuza hano binini birezi, n'umukobwa ikibasumba, kandi twese twaje nke. Turabasuhuza turabasuhuza tubifurije amahoro. Umuhora akenyeye turabasuhuza, gakoni k'abakobwa turabasuhuza, mukabyagaju turabasuhuza, umukobwa ikibagenga turabasuhuza, kandi twese twaje nke. Turabasuhuza turabasuhuza tubifurije amahoro. Turabasuhuza imihigo w'ingenzi turabasuhuza, sakara n'inkubito turabasuhuza, n'umutako inkindi turabasuhuza, ntayoberana kandi twese twaje nke. Turabasuhuza turabasuhuza tubifurije amahoro. Turabasuhuza abakobwa bamariza, abakobwa bambara, n'abakobwa bihanika, n'intore zacu nziza, kandi twese Inshuti bwota amasimbi nabyo muri twakiriye n'amashyi n'impundu. Tugushimire ko uri aha hantu, reka ubane natwe mu biganiro muri gahunda zose mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Data wambyaye kandi ukantoranya kugira ngo mbe ku ruhembe rw'umuheto mu mwanya nk'uyu nguyu mu gihe umuryango wateranye. Ndavuga Mzee Sirasi Bakinahe. Twabonye abashyitsi b'umugisha, mwabonye binjira. Rero njye nari mfite umwanya wo kugira ngo mbugururire, mbayereke n'aho bagomba gushyika mu byicaro. Reka rero mvuge ngo umwana yica inyoni ingana nawe, mvuge ngo mutwakirire abashyitsi bayobowe n'umusaza Theogene kugira ngo biyumvemo ikaze. Imana ibahe umugisha kandi ibihe byose. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Murakoze cyane inshuti z'umuryango wa Innocent. ngira ngo nkuko tumaze akanya turi mu gitaramo, tunejwe cyane n'uburyo tubonye abashyitsi baje barangajwe imbere na Musemana Theogene. Ndagira ngo mumfashe munyemerere twakire uyu muryango, tubakiriza amashyi n'impundu. Amashyi n'impundu nyinshi babyeyi ku muryango uyobowe na Theogene. Ngira ngo mu izina ry'umuryango mpagarariye ndi kumwe nayo Innocent, Bwana Theogene, turabishimiye muri uyu muryango. Murakoze cyane, musanze turi mu gitaramo. Ngira ngo hari igitaramo cyiza, twari tunezerewe, ariko dufite amakuru y'uko uyu munsi muri buze kudusura. Tukaba rero tubahaye ikaze muri uyu muryango, mwicare mugubwe neza muri kano kagari kacu ka Gako, by'umwihariko umudugudu wa Ntakara. Dukunda abashyitsi, tubahaye ikaze, murakoze. Turabakiriye rero, mwicare mugubwe neza.
mo ndabona ahari banyuze mu mayira agoye, bahuye n'akazuba. Ni by'ukuri koko ndabona yuko ufite icyaka. Reka rero nsabe nk'uko dusanzwe tumenyereye uburyo bwo kwakira abashyitsi, mutambuke muturamutse. Zasira Sashimwe isabwa icyubahiro. abonye uburyo hano hari ubusitani bwiza, hari n'amahumbezi rwose. Yego. N'abantu bahari ndabona rwose bayaga bameze neza. Tweze neza. Ndabona batuje. wajya kubura karabwa se. Urabona umutobe urengetse, birakumara icyaka. Icyaka kirashira. Reka tuzane umukozi ubishinzwe ubundi agupfundurire ugatsirikira icyaka. Twemeze. Yego. Abo mu mbere nyamuneka mutambuke muze mudufashe kugira ngo turebe uburyo twakira abashyitsi. Aha. Ezekiel rero urabona ko abashyitsi banyuze mu misozi itandukanye, ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye, gusa Imana hano dufite ubuki bumeze neza kugira ngo ugubwe neza. Niba hari inkangaza, hano hari ubuki bumaze iminsi, niba wumva koko akubasha urahitamo. Twemeze. Mfite n'abakobwa beza bazi kwakira abashyitsi, ubwo ntekereza yuko bakuzimanira. Murakoze cyane. Nigishijwe gukomeza icyo mfite. Gukomeza atagira ukunyaga. Abasaza baraganira neza tukabarusha kubima amashyi. Nimba mwese mutengase simbiza, amashyi menshi kuri aba basaza. Amashyi menshi kuri aba basaza. Kananye ngiye ko Mbashimire abo mu muryango wa Emiri, bashimira uburyo mutwakiriye, ndetse wanarebye usanga iminwa yacu yari imaze gukakara, ariko uravuga uti ntabwo navugisha abantu byinshi, reka manze mbatsirikire icyaka kuko ntawe ukica. Maze kwica icyaka, maze kugitsirika. Kubw'ibyo rero urambwiye uti mudusanze mu birori, ariko nanjye itariki y'ibirori byanyu, niba ari umwana warangije amashuri, niba ari isabukuru mumaze, ariko nari narabimenye. Ndavuga nti nanjye ubwo nateguye kujya kureba umugabo Bakineye Sirasi, ntago nagenda afite ibirori kandi narabimenye ngo mpe kugenda gusa. Nitumara mbangukira nyakubahwa Sirasi, rero ndagira ngo mugejuru nk'uko nashotse mbibabwira ko nanjye ibirori byanyu nari nabimenye, ndetse nkifuza ko nagira n'icyo nanjye nkora muri ibyo birori, kugira ngo nubwo nari nagamije kuza kuri uno munsi bigahurirana, ariko nzane n'intwererano y'ibirori byanyu, ndetse kurushana bwa bundi uzi, maze ndagira ngo utambuke maze ushyikirize intwererano, kuko inkokora zanjye zaje zireba imbere, ntabwo zaje zireba inyuma. Urakoze cyane rwose Musayimana, turanezerewe kubera yuko uje kudutera inkunga muri ibirori byacu. Yego. Umwana wacu rwose yararangije amashuri, byari byiza kugira ngo utufate mu ingabo bitugu, ubundi tugubwe neza. Yego. Ngaba wicaye rero. Ndaba nicaye, ariko nubwo nje gutwerera, ariko nje no reka muri cyo umuryango y'intwererano, sinozi ko hari abantu bayandika. nibwira ko muzehe Sirasi mwadufasha kugira ngo uriya musaza mbona uri gushyugumbwa, ari kumbugurwa, mukamuduhera umwanya kugira ngo avuge iri mu bantu. Sinzi niba kubera yuko yaje yisanga
ndiho ngira ikibazo kubera yuko atari kuza kumfasha muri ibi birori, ahubwo naba yicaye agubwe neza kugira ngo intwererano tubanze tumusogongezeho neza. Umuryango mugari mbashe kuza, numara kuhagera abashyitsi bakuru ubundi tumuhe umwanya atubwire ibimuri ku mutima. Tugushimiye rero uburyo yaje kwifatanya natwe muri ibi birori, mu izina rero ry'umuryango, ababyeyi bakuru, abasaza rwose babona ko duhari, tubaha ikaze bisanzure. Murakoze. Mu by'ukuri mu muryango wa Havugutegeka Emile dufite abana b'abahungu, dufite ab'abakobwa, ariko uw'umuhungu yaratembereye ndetse ajya ku mashuri. Ageze ku mashuri asanga iyo umwana bariga bararangiza. Bamaze kurangiza hanyuma umuhungu aragenda yicaye mu rugo, aravuga ati nyamara hari umunyeshuri twicaye ku ntebe imwe, kandi nkaba nshaka yuko tutakwicara ku ntebe imwe gusa, ahubwo dushobora no kwicara mu rugo rumwe. Ubwo nk'umuryango araduteranya atugezaho icyo gitekerezo. Maze kutugezaho icyo gitekerezo, ariko yaratubwiye ati mu kagari ka Muko niho uwo mukobwa akomoka. Turamubaza tutese ni mwene ndi, kubera ko umuhungu wacu rero yarezwe yanze kuvuga abakuru mu izina. Aravuga ati mbarangiye akagari, namwe muzakora ubushakashatsi. Aturangira n'ibimenyetso, turaza tumenya yuko ari ahangaha. N'ikimenyimenyi yarambwiye ati itariki yabo ya 25 ya buri mwaka z'ukwezi kwa 10 bakora ibirori. Niyo mpamvu natwe twaje tugahuza n'iyi tariki yanyu, ndetse twari tunabizi, yari mwaradutumye murabitumenyesha, kubera ko bari bariganye ntabwo yari kumuhisha. Ubwo rero tuje dusanga koko muri mu kirori, ariko tuzana intwererano tuje no kugira ngo tubasabe. Icyo tubasaba si ikindi, turabasaba iki? Turabasaba irembo. No gusaba irembo ntabwo ari ukurifata, kuko ari ukurifata tuba twazanye inkoni, amacumu n'ibiki byose tukaza tukarifata ku ngufu. Ariko twaje kubasaba kuko tuzi ko mutaba gito, kandi twizeye yuko muri butuye. Urakoze Musayimana. Abayoboza wenda agace bakurangiye, ese wakuyobora? Sira, ntabwo ndimo kuyoboza, kubera ko burya nanjye ndi umuhanga. Nshatse kuvuga ko ndi n'umurondabukanda ntabwo naba nibeshye, nubwo ubona ngana gutya. Nubwo ni ukuvuga ngo njye nahageze nahangaha, keretse habaye izindi mpamvu ntazi ubwoko bwazo, ariko naha rwose pe. Amashyi menshi ku musaza Musabimana, muha amashyi. Nari nzi ko ushidikanya, ariko kuko waje n'ubundi ufite ikimenyetso, ngira ngo mu magambo tubwiye yuko ari ahantu asanze hari isabukuru, kandi ko bakubwiye nyine ku itariki ya 25 dusanzwe dukora ibirori buri mwaka. Urumva rero ni ahangaha mu muryango wandi kumwe nayo Innocent urisanga. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Nagutindiye rero, hari ijambo uvuze uti ndashaka umugeni. Asaba umugeni cyangwa ni ndasaba irembo? Ni irembo. Ndasaba irembo, ntabwo ndasaba umugeni, ndasaba irembo. Kuko ntiwasaba umugeni utari wabona aho uri bunyure. Ubwo ni irembo ushaka? Hirya mu cyanzu, hirya hari. Ese umuryango mugari wa Innocent, uyu mugabo arimo kuvuga neza? Niba ari kuvuga neza mu mpera amashyi. Ese kugira ngo Musayimana twakwima irembo, ugira ngo ku irembo amarembo y'iwacu aruguruye, nta mugeni hari rwose, ubundi wisanzure. Murakoze cyane. Mu by'ukuri rero nyakubahwa Akineye Sirasi, ko nashotse ndubabwira haruguru, umuryango wa Havugutegeka Emile warateranye, ndetse n'umuhungu wa Emile turi kumwe twicaye nk'umuryango,
noneho aravuga ati njyewe maze gukura, none ubwo maze gukura ntago ngikeneye gukomeza kwitwa hano kwa papa, nanjye nkeneye kuba nanjye nagira urugo rwanjye, nkomanga igihe nshakiye nkagira gute nkinjira, cyangwa se igihe nshatse kugenda sinakura uruhushya iwacu, ahubwo nkabiganira n'umufasha wanjye, noneho tukagira gute tukajya inama, nanjye nkagenda dufite uburenganzira. Nambwira ati muri urwo rugo rwa Innocent harimo umukobwa afite izina yahamanyije na viziyo turimo, umukobwa witwa Bazizane. Niba hari murabizi Musayima karogoye, yego urabaza uti numva utangiye gusaba umugeni, urabaza uti ndashaka gufatira kuza gasaba irembo, ubundi amatama asa gusasabira nk'igisigatira. Urakoze cyane. None se wowe kuvuga ngo burya reka nkubwire Sirasi, ubwira uwumva ntavunika. Nakubwiye ko mbere na mbere naje nta amaboko areba imbere, ntabwo yarebaga inyuma. Ubwo ndagira ngo rega burya mfite abana bubaha kandi bafite n'ibanga, kandi ubuki mba narabuteguye. Burya muki tuba dufite ubuki. abana baje bitwije. Nyakubahwa Sirasi, ese wankundira ugatambuka? Ubuki mu muzinga buba burimo. Ariko muzehe Sirasi, karabe Theogene areke kwihuta cyane nubwo igihe cyadufashe. N'ubuki n'ubundi iyo umuntu asabye bakamuha, cyangwa se ategereje ko bari bumuhe burundu, atanga ubuki kugira ngo basome, noneho nibumva binurira bahe wa muntu batizigama. ngira ngo Sayimana arakoze. Abantu bakuru nimushyikire dore Sayimana muri uriya muryango haje ahagarariye, mutwakirira ayo mashimwe n'amashyi menshi. Imana bahe umugisha ababyeyi, kuko murabona iby'ingenzi arabituhaye, sibyo? Nimunyemerere rero kugira ngo tumuhe akanya yisanzure atubwire ikimuri ku mutima. Twemeze Sirasi rero nagira ngo mubwire ko naje ntakina, kuko wambajije uti ujya gusaba ese asabira kuki? Ese amatama masa asabira nk'igisigati? None se icyo gisigati cyo gipfa kubaho gusa ku mpanuka, ntikiba gifite aho cyavuye? Naje nikwije, ntugire ubwoba, ibyo ushaka byose umbwire. Ubwo rero kubw'ibyo ubundi muzi neza yuko iyo umuntu yazaga gusaba irembo, kera baravuga ngo hari inka yifata rembo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko umuntu muri urwo rugo uhari yaba nta wundi muntu uzaza kugira gute, uzaza kugira icyo abaza, kubera ko irembo riba ryarafashwe, uwafashe mbere niwe ugira gute, niwe ukomeza. Kubw'ibyo rero nyakubahwa Sirasi, ndabona ibinyabazungu nabyo, ibinyabazungu ndabona sinzi ko mu byumva namwe na burya rwose ndibuze kubaza ba nyirasenge, ababyeyi kuri uwo nsabira irembo yitwa Bazizane Solange, akaba atari njyewe umwisabira, dore ko ngo abakera bagendaga bisabira, ariko njye nkaba ntaje nisabira, ahubwo ndasabira bene Imana Emmanuel. Abamusabira nde? Abamusabira Bazizane Solange. reka nze kugufasha Theogene muzehe. Icyo Sirasi ari kuvuga, wa mugabo witwa Barihuta muraturanye? Barihuta yari ahari kera, yarimutse. Waje usaba irembo, kandi irembo ndibwira umusaza n'umuryango bamaze kuri kwemerera. Yego, none kuvuga gusa nta kintu byadufasha, ahubwo kuvuga ugira n'icyo uvugiraho wenda byagira icyo bidufasha kugira ngo muzehe Sirasi twakire rero turo buriya no kuvuga ngo
atanze arabanje ararisasiye umuhamashi aributse buriya rega nicyo gihe imiti nashotse ndi mbabwira yuko umuhungu Benimana Emmanuel yiganye n'umukobwa Bazizane Solange, noneho bamaze kwigana aravuga ati barangije amashuri Benimana aravuga ati njye maze gukura ntabwo nkishaka kuba ingaramakirambi ahubwo ndumva nanjye nakubaka urwanjye. Ubwo turaterana nk'umuryango, tumaze guterana nk'umuryango aravuga ati ninde muntu uzajya igako kugira ngo ajye kunsabira umugeni. Noneho mu muryango turaterana, ubufindo bufata njyewe yuko ngomba kuza gusabira Benimana. Umuryango urabyemeza ndetse banabisinyaho twari njyewe. Kuri ino tariki rero nk'uko twabivuze ndaza n'ubundi tuza gusaba uwo mugeni Zizane Solange wo kwa Innocent. Ubwo rero kanze gatoya musaza we mukuru arahari arahari rwose. Ariko Musabimana rero tudatinze ahari twatanga akanya, hari ba nyirasenge ndabizi ko burya ba nyirasenge bakunda bisenge neza, hari igihe kiba ngombwa yuko nabo batanga uburenganzira reka sibyo. Rero bibaye ngombwa ko Bazizana batamuvane bakwiba ko tugahindurira se dufite n'abazana inka n'abandi bose n'abanyira amafaranga bose turabafite. Umuryango mugari twarorotse, Imana yaduhaye umugisha w'abana siko bimeze. Ubwo rero Bazizane ijambo ni rya nyirasenge wa mugabo we ntawabyivangamo. Yego, uranyemerera? ndakwemerera kugira gute? Reka nyirasenge amashyi n'impundu abatanga mu ndu. ariko nyirasenge mbonye anyicira ijisho ati nubwo twajya ku ishuri akiga akamuha umuhanano kugeza ubwo akundana n'umusore wacu ndetse bagashimana. Ni ukuvuga ngo mwamushyikiriza kugira ngo amashyi menshi kuri ririya shimwe rya shangazi. umva warakoze kurera Solange, igihe kirageze cy'uko tumutangaza, reka dutanga uburenganzira bagire ibindi bazana bigendanye n'uyu muhango. Murakoze cyane. Yego, si ikiguzi ahubwo ni impano y'ababyeyi. Kubw'ibyo rero haguruka mutwakire ziriya mpano z'ibanze kugira ngo twihute. Iyo bayita iyi ni yazanye mama, ni yazanye nyogokuru na nyogokuruza. amashyi menshi Akaba ari inka y'imfatarembo. iyo ni inka y'imfatarembo bayita cyoza cyogera inka. Yego, twakomeje kubw'ibyo rero ndumva umaze kuyibona. Yego. Hari n'indi Zizane umwana wacu yitwa Bazizane. kubw'ibyo rero Wayumvise neza? kubw'ibyo rero nyakubahwa Sirasi, iyo ngiyo ntabwo yagenda wenyine kuko yazagira irungu. Hari n'indi iyiherekeje, ariko iyo nka nayo ikubita ahoroshye, yitwa Mbogo. Natwakirire Sirasi, Zizane rwose. bakirire Mbogo nawe. Nibi twashakaga mwiremwe. kubw'ibyo rero izo twari kwazi kwisuzuma. iraboneye yarariye Mwabaye amashimwe. iyo ngiyo rero ikibabaje ishobora gukandagira, yakandagira ku ibuye igakuka ikinono. Hari indi noneho igira iharura ahantu heza rwose igakandagira itavunitse, akaba ari ngiyi. Iyi ni izazi nayo muyitwakirire n'amashyi menshi. Ikibumbiro murabizi neza yuko iyo abantu bajyaga gushokera barabanzaga bakajya guhanagura ikibumbiro
bamara kukihanagura none mutuzaniye icya kijyambere bazaniye icya kijyambere uretse kujyana ikibumbiro ariko uri icya kijyambere mu gisubizeyo nticyabaho gusa kuko ikibumbiro ntabwo wakidahiza ahubwo udahiza igicuba iki akaba ari igicuba umuryango ukoresha kugira ngo wuhire umutwe kuko gikoreshwa dore bagira gutya uretse katuze fata aka kamashini bakita nta joro ku mutunzi aka ni nta joro ku mutunzi kuko umutunzi aramutse agize ijoro iryo tungo ryapfa aka rero bakita nta joro noneho kugira ngo ujye gushaka ubwatsi uragenda ukagira gutyo ibyo turabizi hari abanyarwanda bazi kubikoresha tukaba tubashimiye ariko twanabashimira n'ubundi ntabwo tuje gutyo gusa ngo tuzane n'izo nka gusa cyangwa n'ibibumbiro n'ibicuba ahubwo twazanye n'inka n'abazizane nyine twamuzaniye izo izimwitirirwa muzehe Theogene ushatse washyika twabonye iz'ibanze ntabwo turagukosha pe none nagenda bite rero ni ukuvuga ngo burya impamvu nicaye wamuguhaye umusaza yamuguhaye yego ariko waje kumusabira uyu musaza mbona uyu oya ntabwo ariwe naje kumusabira data nagufashe kugira ngo Musabimana rero yego umwana wacu yararezwe ndetse amaze kurerwa nacyo cyaratumye nawe umuryango wanyu mukunda ntabwo rero ahari ndagira ngo birashoboka kuba waza wisabira wa munyarwanda wa kera turagira ngo utwemerere se uwo musore mwazanye wisabira tukunengera ahangaha bose babireba dushime n'uwo musore ubundi tukuzana umukobwa nyakubahwa Sirasi urakoze cyane nashobotse mbabwira yuko ndasabira uwitwa Benimana Emmanuel kandi no kuzana kuko yari azi ko yantumye ntabwo byari ngombwa ko ngomba kumuzana kuko yaranyizeye ko ibyo ndi buvuge ari ukuri ni ukuvuga ngo rero ubwo nibiba ngombwa yuko ari buboneke araboneka ariko yantumye anyizeye yuko ntari bwisabire ahubwo ndi busabire Benimana Manuel icyo bakubajije mwagendanye ariko mwagendanye twari kugenda niyo atanyizera none ababyeyi bashaka kumuramutsa wamudutumiraho rero akaza muri iki gitaramo kugira ngo ababyeyi bamuramutse ndamutumaho bibaye ngombwa ariko igihe uraho Benima uraho Benima reka nsabe Benimana wenyewe nyawe atera intambwe imwe ebyiri yigira imbere kugira ngo tumenye Benimana uwo ari we muri ibi birori uraho Benima ni wowe urya amashyi n'impundu kugira ngo mutere Benimana n'umusore neza araza yisanga ni umusore mwiza w'intajorwa uruhanga rw'uruhehemure Imana yatoranyirije Solange kugira ngo bubakane none mubyeyi ndabona akeneye icyicaro ariko ko mbona wagira ngo ararwaye uyu musore ararwaye yewe mu bintu nize n'ubumenyamuntu nyegera numve mbega rwageze bigarama rwangaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwe utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza atubona icyogere mu kuba ntagome ntabaza nyiri icyubahiro mu igogo ninkubita
mutaganira imbarwa bataramye ingenzi baririmana rwabo matabazi kumushaka kutagira imbeho umuntu yego aha amukore hari hele hari inyange zirusha kwera hari nyambirwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka izire sine ya mwiza uw'imico myiza idasanzwe niwe nyabusumba zipfura intege bwiza bwanyu ndutira buhose hari inyange zirusha kwera hari nyambirwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka ngwino se nyamuseka zigashoka iyizire bibero by'uruyumbu ari hehe uwantwaye umutima ngwino nyabusa mwiza warezwe wamubonye se wamubonye tambuka njye ntabwo ndeba neza ndebera neza tambuka rwose Theogene yahagarariye menya batagendanye murakoze nyakubahwa Sirasi ariko njyewe ubwanjye ndashaje sindeba neza sinzi niba ari Solange ari uyu cyangwa ari undi kuko ndabona abakobwa bamukikije ni benshi ariko hari uwanshobora kundusha kubimenya akandusha kumenya niba ari Solange koko cyangwa atari we nagira ngo rero amaso yanjye matoya aza ndebere niba ari we noneho tumenye niba ari Solange kuko njyewe ntabwo nabimenya muze kuyagura muze kuyampa amashyi ariko mwebwe nta kintu wamfatiye umugeni neza ariwe mushiki wawe akira mushimire ku mugaragaro izuba riva amashyi ni mundu Benima oya uwakoye akora aho ashatse muhobere nushaka Mani habwe icyubahiro manu wo nguwo aha ati rero hari ikimenyetso cy'udashira ugomba kukwambika bose babireba harimo amagambo menshi akubiye muri kariya kantu kamana ati hari n'indi mpano ibyo bahererekanya isabe abantu babifasha ari iruhande rwe Muraje munyurarembo rezwe neza remana bamubyaye babyishimiye bizima yahanuwe na nyirasenge akamutora gusenga amasengesho akayamusiga akayamusasira yewe nagarutse umusizi usiga bagasigara basiganuza wasigiwe n'abasizi dusangiye isaso n'isano mu rugagasaba urusabye amahoro meza masa waraje munyurarembo we waraje yoga heka we nyaje umwiza wariboye yawaberewe no gucunda amata yawaberewe no gutereka yaje umwiza wariboye yanze guca ibikari we yewe yaraherekejwe n'umuryango yaje umwiza wariboye
nyamuseka zigashoka we kandi yanga zikarumanga we yaje umwiza wariboye yewe yaje uwariboye we yewe uwariboye inda n'umugongo yaje umwiza wariboye yewe yaje kibasumba we kubasumbya n'igihagararo yaje umwiza wariboye yewe yakowe indangamirwa y'ingondo yewe gitare gitebeje umukondo yaje umwiza wariboye ziyoni y'ihazaba n'umuhondo abakecuru ikabahaza amasimbo we yaje umwiza wariboye yewe iyo nkuwayinyoye we ntawumurusha gutera neza yaje umwiza wariboye abareba nk'inyambo we yewe inyana iri mu ruhongore yaje umwiza wariboye yewe yaje uw'Imana yasize yewe yaje uw'iminwa y'inziga yaje umwiza wariboye yewe ahesheje ishema umuryango yewe natwe turishimye we yaje umwiza wariboye yewe natwe turishimye we araje umwiza wariboye irukaga n'abakuka n'urukero ntabazadira ufusha mu ndurundu intwari zagize imbere n'imanza ruzigatengera batungane ko tumba kikugeza ku mukondo nkikije umuvumba nawe nkozi ariko rero musore usobetse ugutwara amaboko rugangaza uramenya umwana wa nyoko bukwe ntazarire ngo ahogore uramumenyera inka ikannye neza uramumenyera ishabu urimo kwiye uramumenyera ikimuriza ntahogore kandi uramumenyera impamvu y'impano wahawe aho ntundondogoze kugira ngo ayo mashimwe agere ku babyeyi ababyeyi bitababaje amashyi menshi bati hari n'akabando reka banze baguha akabando gatambike mwese mugafate mu gihe cy'ubunyerere nuko ibintu biragenda neza reka dutumire mama Solange abe hafi kugira ngo nawe ashimirwe mu ruhame bati turagushima mubyeyi uburere uburezi igitsure ndetse hano cisha gufataho na murasa n'abatambika iyo mpano kugira ngo ibe igaragara neza kandi namwe mugaragara yego bati umubyeyi turacyagushima ariko ubwo turatumirana ba nyirasenge wa Benimana kugira ngo babe hafi kugira igitananga urazamura rwose bikorwa neza
ba bene Imana bombi batambuke nabo kugira ngo nabo bashimirwe mu ruhame bariyizi abavandimwe be. Abavandimwe ba bene Imana uretse ubanza bahuriye ure kurangara wowe reba hano biranga reba hano abavandimwe be ndibwira ko bamaze kugera aha ngaho ko biyizi barimo ba Justin ba Serafe n'abandi ifoto turayifatira hamwe mufata impano ubundi ifoto tuyifatire hamwe mwegere sawa kameramani uramfasha kugira ngo ducungure igihe dukoresheje umwete begere kugira ngo tworohere reba hano mugere mureba hano sawa Dumba turi gucutsa uwo mwanya kugira ngo twambuke muri kunyiba Atanaziya ndumva yo tugezeho abari gutanga impano muraba muretse tubanze tukange izo bo bari gutanga korari ndabizirikana yuko muhari ndi kubyibuka abamaze kwakira impano mwatambuka twakire shangazi umushyire hagati kugira ngo fataho ku mpano twagiye rero twageze ku mpano igiye guhabwa marene yego natumire nyogokuru wa Solange sawa umukecuru wa Solange nyogokuru yatambuka kugira ngo nawe bamugezeho impano ye reka uririmbe bose ni mu gihe yaguhanze yakugize igitego iragutonesha ikirenga ikirangirire muhari iburanga buje ibirezi ino ucyura buhoro impamo nta wundi ukuruta wawe kwitetero aho tuzabana iteka tunezerewe wawe kwitetero uzabana iteka tunezerewe igihe nasanga
gusa n'isimbi isaha isendereye uburanga icaniro cy'urukundo ahise shima umuhano uvuka inseko yawe ituma susuruka amagambo kamara umubabaro ino mucyura buhoro impamo nawe umuntu kuruta bawe kwitetero hose abiteka tunezerewe bawe kwitetero tuzabaniteka tunezerewe Imana ibishaka uzi imitima izabiha Imana ibamugisha ntabwo bazibagirwa nubwo bagiye gushinga urwabo bati ibi rero reka tubiryeho umunyenga usa n'umuntu Imana ibamugisha noneho rero reka buri wese umukobwa wanjye bashyikirize ababyeyi bari aha ngaha nahoze mbabwira ubundi impundu ziba gatatu impundu ndetse n'amashyi atagira impundu burya bayita impuha mu kinyarwanda rero impundu nazo ziba gatatu wagiye rero mubikora neza mu buryo bwiza marene nuza kuba hafi nawe urabafashe kugira ngo igira hino sha ushaka urigendere niyo yiyo marene reka zabafashe mwese dugiri wavuye kandi banza umuhereze aha noneho yego amashyi menshi kuri aba babyeyi Imana ibahe umugisha ababyeyi b'abapapa nabo ngo barahari nabo kibazo guseka biremewe bene Imana na Solange uyu munsi ni uwacu ariko ni uwanyu cyane yego amashyi menshi ku babyeyi Imana ibahe umugisha ababyeyi bacu mukanya turabarangira umurongo wo kuri YouTube mukurikiraniraho ubukwe uko buri kugenda nuko buza kugenda mukanya turi buze kubarangira umurongo mu bisangaho Solange we igihe kirageze kugira ngo wakire umutware muhereze none ibyo gusoma nawe baretse umukobwa negereye ntaza kujajabaho ubundi mukikomereza Imana ibahe umugisha mwakoze cyane egeranya ibyo birahure neza kugira ngo aha noneho rero kwa kundi ugiye kubigitwara mutyo gutyo bwiza muzamurire rimwe
bimeneke niho biva. Imana ibaduhera umugisha, mwicarire intebe. Tugeze mu mwanya mwiza rero, tugiye kujya gutemberera mu majyepfo. Umwuzukuru wa Ruzungu uretse ndakubwira, dore n'intebe yawe nayitwaye protokoli irayiheza, uraba uretse gakeya kugira ngo ndangire abantu aho tugiye kwerekera mu majyepfo aho bita Gahogo. Hari agasozi bita Mwaka, hari hakurya hari Gahogo. Ubwo niho tugiye kwerekera mu gihe gitoya. wifuza kumpera ariko ukangwira umaze kubona ko umugeni uwo wadusabye ari wo ahari. None rero washimye bamubona yuko ari umukobwa witwa Bazizane kandi akaba ari Ihogoza. Niyo mpamvu rero naguha akanya ukagira icyo ubivugaho. Kandi izina akaba ari ry'abantu. Umukobwa yitwa Bazizane, nanjye ntabwo nari kuza amaramasa niko bimeze. Nanjye naje nzizanye kandi ikimenyetso wakibonye, iza mbere zahageze, ariko si izo gusa kuko burya ababyeyi baba barakoze byinshi, nta bihembo twabona kuko ibyo bakoze ni byinshi ariko nta bihembo twabona, ariko habaho ishimwe. Ni ukuvuga ngo rwose inkwano nayizanye, ahubwo mu nkwano nazanye zimwe zivanze n'izanyu, ariko abashumba banyu n'abanjye nzi ko nta mahane bagirana, kuko bose baramutse bagiye umwe yavuga ati izi ni za zindi zaje mu zacu, izi ni izari zisanzwe ahangaha, noneho bakareba. Ubwo rero twari dukwiriye gushaka abaveterineri Mwazanye izirwaye? oya, kugira ngo bazisuzume barebe, ntabwo twazanye izirwaye. Murakeka niyo mpamvu nta bwoba dufite. Njye ntabwo kuzireba data umbyara. Imana ibaduhere umugisha. Najya abaveterineri amashyi ibi zifite nibyo, kuko ni inka cyangwa ni inkwano zarerewe mu ifamu ya Beneri wampaye umugeni, ariko byose ndabikora rimwe kuko byose bijya iwacu, kuko ni mu muryango, kandi iyo uri mu muryango urisanzura byose ukabikorera rimwe. Nagira ngo yemuko anamushimye, kuko impamvu namushimye nari nakubwiye ko ntamuzi kuko ndashaje, ariko haboneshya andusha kureba. None mwakire mbashimire uburyo mwampaye umugeni. Bamuhaye amashyira impundu yego. Icyari gisigaye ni inkwano, n'ubundi inka ba veterineri basuzumye basanga nta kibazo zifite. Kubw'ibyo rero musabi wivunika maze tugushyingire. Siko bimeze? Nyakubahwa Sirasi, waje witeguye? Njye nza niteguye. Amashi benshi. Nza niteguye rwose. Ndagira ngo n'ubundi nzi ko mutangora, kuko natwe twagiye mu muryango tuzi kutagoranye. Ni nayo mpamvu twaje gusaba, ariko ntitwaje gusabiriza kuko tuzi ko mudasabirizwa, mutangana ubuntu. Kubw'ibyo rero turagira ngo nyamuneka mutugire vuba, kuko iyo umuntu asabye n'ubundi muranamuhekera mukamuzanira umugeni. Ubwo rero nagira ngo muzaze mufite imbaraga, munatera intambwe mudateguza, mutera intambwe muhamye. Murakoze cyane. Kugira ngo banyamuryango murabona ko ubu n'ubuki batuhaye bwo kugira ngo igihe nikigera duhagurukane umugeni, ubundi tuzagere tumuhetse tumugeze muri aya muryango. N'impundu mwuka byayo umugisha abasaza baganiriye neza, reka twimuke. Murakoze kandi igirire shagendere n'uwamuhereze. aha igireho ibindi pare na marene barasigara babipangapanga. Oya wirambika hasi, ahubwo ugiye harya muri mwe ninde wabanje kubwira undi ngo aramukunda? Akora ikimenyetso ahite afata ifoke vuba vuba, yongera bihamye mu bantu ati ndagukunda.
amashyi menshi n'impundu ku badashiha ati ndonge ndabihamije ndagukunda ariko mana hashobora kuba harimo muhindurire sha muhindurire ariko rero ubundi akebo kagiye wamugarura sora kagiye wamugarura namuhereze kandi ubwo babigenje kuriya twakomeza n'abandi natwe bikatugeraho mu buryo bwihuse muhere mu bashyitsi kugira ngo twihutishe ariko n'aha ngaha mutugereho sha yego mukomereza n'aha ngaha mwongera abakozi mu